Muraho neza. Hano ni muri KSP Rwanda. Muri KSP Rwanda dutanga amasomo y'igihe gito ariyo filmmaking and video production, acting for film and television, photography and graphic design, journalism and TV production ndetse na computer. Aya masomo ni umwuga umuntu yiga mu gihe gito hagati y'amezi 3 na 5 akabashobora kugira ikintu akora ku isoko ry'umurimo. Tumufasha kubibyaza umusaruro muri icyo gihe. Uretse nibyo kandi muri KSP Rwanda dutanga amasomo y'indimi. Izo ndimi ni Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili, Igishinwa, Icyarabu. Uretse ibyo kandi twigisha provisoire, amategeko y'umuhanda mu minsi 10 gusa ndetse na permis mu kwezi kumwe. Twe tuganira n'uwifuza kwiga tukamenya igihe abonekera, bityo tukabihuza n'amashift dufite tukamuhereza isaha yo kwigiramo. Aya masomo yose kandi ushobora kuyiga online aho waba uri hose ku isi. Dukorera mu mujyi wa Kigali rwagati imbere y'umusigiti hejuru ya Goshen Finance muri etage ya 2. Murakaza neza muri KSP Rwanda.